ntari buze kwibuka ngo agutware out ngo bategure candlelight dinner kubera yuko wabibonanye Marcel wenda wakuriye ikibungo babikora. You understand? Uwe understanding umuntu wawe noneho ibyo bintu ushaka ubimwigishe buhoro. Na birthday yawe nigera wowe umuhamagara umwe busitari ko bubu uti uyu munsi ni birthday yanjye wanguriye cake. Azabanza asebe yumve ko ari we wakabigukoreye bitewe nuko ibintu hanze birimo gukorwa uzabimwibutsa kabiri bwa gatatu azabyiyibutsa. Ayo ngayo nama nibyo bita kurema paradizo mu rugo isa cyane. You understand? Urabanza n'ubundi izu kugira ngo ibi yawe ubanza kuyiha amaboko cyane, ubanza gushyiraho imbaraga. Yes. Rero mwishaka babagabo kubahindura abazungu baracyari abanyafrika. N'uwo ngo ubona wa mugenzi wawe wamutwaye kuri trip wamutwaye kuri birthday ndumubaza kandi abagore bagenzi bacu baradushuka nago batubwira behind the cameras inyuma y'amarido yabanjije guca mu bihe kugira ngo arimo umugabo afite uyu munsi. Waruzi ko hari ahantu ushobora kunywera ikawa y'umwimerere ugatarama ndetse ukahakirira ibirori byawe byose? Nta handi ni muri Isa Coffee Visit Rwanda. Waba ufite isabukuru, urateganya ubukwe cyangwa ibindi birori by'inshuti n'imiryango, Isa Coffee niyo hantu heza ho kwakirira abashyitsi bawe kandi neza. Umwihariko waho rero haratuje cyane, harasa neza, horoshye kuhagera n'ibindi byiza byose wakwifuza. Nutangwe rero dusanga i Nyamirambo ahafatanye naho MTN ikorera. Ushobora kandi no kuduhamagara kuri nimero ziri kuri screen yawe. Isa Coffee Visit Rwanda. We've got you covered. Welcome to Visit Rwanda. Welcome to Visit Rwanda. Welcome to Visit Rwanda. Reka nongere mbahe ikaze abakurikiye ibiganiro bya Ukweli Times mwumva ururimi rw'ikinyarwanda aho muri hose ku isi. Hari abadukurikiye bari i Kigali, mu majyepfo, mu majyaruguru, mu burasirazuba, mu burengerazuba no mu mahanga ya kure. Nakiriye rero aka kanya Justin na Sasira. Abantu benshi bamaze kumumenyera mu kiganiro cy'umuryango aho abagaruka ku bibazo byugarije umuryango ndetse tuniganirira ku muryango muri rusange, dore ko umuryango nyine ari wo tubarizwamo twese. Justin, waramutse ute? Ndamahoro Isa. What's up? Umeze ute wowe? Umeze neza, ndakubona akavura kakugezaho, ndabona wakubisemo agakote. Ntabwo biba byoroshye ariko we have to make sure tukaza tukahagera and then tugakorera abanyarwanda. Rero abantu mwese mukunda Justin n'ibiganiro bye, uyu munsi ndabona asa neza cyane. Ndagukubita se. Reka tumwakire tunamuganiriza. Justin, yego, unyemerere mere ku kibazo nabonye cy'umugabo wiyahuye ngo kubera ko bamwimye ibyo agenerwa n'amategeko. Uburenganzira bwe kabisa. Ni amakuru nabonye ko ngo ari umugabo w'imyaka 38 ngo byageze igihe cyo gutera akabariro umugore, ariko ubwo wasa atari n'uyu munsi gusa, wasa byari bimaze igihe. Yaramubwiye ati nta kintu nzakumarira. None umugabo yahisemo kwivana mu buzima. Ibi bintu wabyakiriye ute? Ntabwo wabyakiriye neza birumvikana, ariko wabibonye ute? Njye nabonye ari ibisazi biriya bintu ni ibisazi kandi iri hohoterwa ririmo riragera ku bagabo. Njye ndavuga ko ari ihohoterwa. Reka tureke uyu nguyu we wafashe umwanzuro wakavuga ati ndabirushye kanitahire. Sibyo we urumva ngo yiyahuye yakoresheje hari umuti niyo ngo bawita Chiyoda something like that, arawunywa ariyahura. Urumva ko n'abandi baturage batanze ubuhamya ku rupfu rwe bavuze yuko uyu muryango wari usanzwe ufite amakimbirane, ariko ntabwo bari bazi ko byagera ku rwego rwo kwiyahura. Ariko rero katube tubishyize no higa Isa, wenda wowe yiruhukiye ndetse ni na bibi, turanabyamagana ntabwo ari byiza. Ariko iki nanone nkatwe duhora tuvuga kuri issues z'umuryango, niyo mpamvu natangiye kumbwira ngo iri ni ihohoterwa. Urabona nubwo mwaba mumeranye nabi, ni nko kuntu ujya wumva bavuga ngo ibintu byose byucamo ariko ntukibagirwe kurya. Ibintu byose byo mwaba mucamo nk'umugore n'umugabo, hari ingingo mudafite gutandukira.
ubwo kajya kuvuga ko uwo mugore yari afite amakosa. yari afite amakosa. Ubundi wima gute umugabo wawe ese? Keretse abo bantu sinzi ko ku ruhande ukuntu bivugaho, ariko Bibiliya iravuga ngo ni mukimani. Ndetse Bibiliya yo ivuga icyo gikorwa nk'igikorwa cyejejwe hagati y'abantu bashakanye, ariko ntabwo ari kuri bantu bose. Abantu bashakanye binitwa no kuramya kwera, ikikwereka cyo ari igikorwa kirenze. You understand? Rero kwima umugabo wawe ntabwo ari ko gukemura ibyo bibazo mufite murimo gucamo. In fact aho ngaho niho hakabibukije impamvu mwahuye, kuko iriya it is a sign of love. Abazungu babyita neza, byita ngo making love, gukora urukundo. Ni ukuvuga ngo urukundo ni ruhari, hariya niho barukorera. Iriya niyo ndiba y'urukundo, niyo ndiba yo kumvikana. Hanyuma rero naje kubona ibingibi urabona muri society tubamo isa, naje kubona nanone abagore babikoresha nka excuse, kubera yuko atakoze iki n'iki mu rugo ntabwo uri bumfateho. First of all, ibyo bintu birapromotinga ubusambanyi muri family. Hari umugabo udafite umwanya wo kukwinginga, naza akagukoraho ukiraza igasabo wa mugani, aragenda asange umuntu witeguye. Hari ubwana buri hanze habwiteguye abagabo nk'abo ngabo babuze freedom. Icyo nabwira abagore bagenzi banjye, ubwo ntabwo ari bwo rushyi wakubita umugabo. Burya urabizi ko mushobora kuba mwagize amakimbirane, ariko mwakwinjira muri icyo gikorwa yari yanaguhemukiye akagusaba imbabazi utanabimubwiye. Ikibazo rero ndi kwibaza, umugore warakajwe cyangwa wababajwe, umugabo hari ibyo atari kuzuza mu rugo, yamwimye amafaranga, yamwimye uruhushya rwo gusura iwabo, cyangwa hafite ibindi, yanze kumugurira umwenda mushyashya. Umugore aramutse akoresheje iyo ngingo nko kwigaragambya cyangwa se kwivumbura, ubu se tekereza ko wamwivumbura ibyo bigatuma akora ibyo ushaka? Nagira ngo kuko agukeneye ahubwo ubwo ngewe ndi uwo mugore, ni nabwo nakora iyo bwabaga, nkagukubita shotari wakabona. Kuko iyo ubigenje gutyo nk'abantu mwereka mbabwira aba bagabo n'abana beza pe. Kuko iyo wowe just tunganya mu mutwe we, aragukorera buri kintu cyose ushaka. Mpora mbibabwira, hariya wowe kora iyo bwabaga ubigenze neza. Afite umubwira utari ko hani ko ushaka kujya gusura mama, ubu wamburije iki? Aranabikubwira, areba hejuru, urashaka kuzagenda ryari, you know, kubera yuko ari happy, arishimye. Wamwubashye, umwereka ko ari umutware, ndetse ukomeza no gukora inshingano zawe. Ibyo biramutangaza, kavuga ati koko nyuma yo kumubwira ari amagambo yose, nyuma yo kuba namwimye uburenganzira bwe, ariko we yakomeje anyereka urukundo. Abagabo tubarindisha gukubakunda, kububaha, kubarekera inshingano zabo. You understand? Ariko ishatse kumwereka ngo ntabwo yanguriye umwenda mushya kuri Noheli abandi bajya bambaye, ndatumbye ntabwo ari bunkoreho. It is weird. Uwo ni n'umwanzuro wa gipagani. Urumva, ni discipline. Ntabwo uba ukoze ibyo wagakoze, uba uri irresponsible. Ariko n'akababaro k'abagore ujya ukumva, none se umugore biriya bintu wenda ntitujye mu by'imyemerere, kuko imyemerere yaba ya gikristo yaba ya kisilamu kugira ngo itegeke umugore guhindukirira umugabo we uko byagenda kose. Wenda tujye mu buzima busanzwe bwa buri munsi, umugabo iyo adafite ibyo yubahiriza mu rugo, wenda umugabo ntiyahashye, umugabo aba ataguhahiye akaza kubwira ngo hindukira, uri umugore ukabyemera. Erega impamvu mubona ubu ngubu tutagifite indangagaciro nuko mushaka gukuraho ibyo mushaka ngo tube mu buzima budafite ibitugenga, ibyo twemera, ibyo twemera. Kandi ibyo bintu kera nibyo byatumaga abantu bubaka bagahamya, kugira ibyo batinya, kugira ibyo bagenderaho, ubuzima bufite guidance, kugira ibyo utinya kabisa n'ibyo wemera. Yes, n'ibyo byose twabikuyeho isa, twese twashira. Kera hari abantu bemeraga ngo umugabo ni umutware, none ntibikemerwa. Umuntu akaba abizi mu mutima we, anabifiringa no mu bikorwa bye akabigaragaza. Yes,
kandi niyo mpamvu ubona ingo zakubitaga imyaka za 30 za 40. Ese wowe wakwivumbura ku mutware wawe? I know. Noneho n'ukuntu abantu basigaye boroshye mu mutwe, uramwivumbura hagende sanga umubebeza. Nicyo kibazo rero. Azamara icyumweru mwivumbuye, icya gatatu azatagishaka kwinjira muri cya cyumba, yinjire mu cy'abashyitsi. Kubera yuko umutima urahaze. Gusa ari byo. Rero reka mbabwire, reka njye mpereza abagore bagenzi banjye imbaraga. Isa ntago nshaka ngo aba bantu bumve yuko ngo wenda nagomba kusayidi yabo, ndetse ngumva ndi no ubu se mbabwire ngo mukomeze mwivumbire ngo nadaha nawe utagira icyo umuhereza. Wowe ikora inshingano zawe ubundi muri ubu buzima kora icyo ugomba gukora, ibindi birekera Imana. N'ubuzinga Imana ntakigushinja mu rugo rwawe 100% urimo urakora icyo ukwiriye gukora. Imana izatunganya wa muntu urimo gukora 20%. Igihe kizagera unezerwe cyane. Ariko ikibazo cyacu turashaka kuringanira. Arankoraho gute kandi atansohokanye. Ubu hari n'abanga kubahereza ibyo bakwiriye kubahereza ngo kuko kuri anniversaire umugabo atabyibutse. Yego. You see? Ugasanga umugabo yazize ko kuri anniversaire atibutse ko uyu munsi umugore yavutse. Mwababyeyi mwe, aba bagabo mubona bafite ahantu bakuriye ibyo bintu batari bazi. Kandi icyo shaka ngo mbwira abagore bagenzi banjye, banza understanding umuntu washatse. Umuntu washatse yakuriye California cyangwa yakuriye Rwemasha? Ni mu cyarepfiyo. Mu cyarepfiyo ababyeyi batazi yibuka umwaka atazi tariki n'ukwezi. Icyo ko narakubwira ati nibuka ko umwana namubyaye inka zitashye. Umwana wakuriye muri iyo environment urumva yuko ari buze kwibuka ngo agutware out ngo bategure candlelight dinner kubera yuko wabibonanye Marcel wenda wakuriye Ikibungo babikora. You understand? Uwe understanding umuntu wawe, noneho ibyo bintu ushaka ubimwigishe buhoro. Na birthday yawe nigera wowe umuhamagara umwe busitari ko bubu uti uyu munsi ni birthday yanjye wanguriye cake. Azabanza asebe yumve ko ari we wakabigukoreye bitewe nuko ibintu hanze birimo gukorwa, uzabimwibutsa kabiri bwa gatatu azabyiyibutsa. Ayo ngayo nama nibyo bita kurema paradizo mu rugo Isa cyane. You understand? Urabanza n'ubundi izu kugira ngo ibi yawe ubanza kuyiha amaboko cyane, ubanza gushyiraho imbaraga. Yes. Rero mwishaka abagabo kubahindura abazungu, baracyari abanyafrika. N'uwo nguwo ubona wa mugenzi wawe wamutwaye kuri trip, wamutwaye kuri birthday, n'umubaza. Kandi abagore bagenzi bacu baradushuka, ntago batubwira behind the cameras, inyuma y'amarido we yabanjije guca mu bihe kugira ngo arimo umugabo afite uyu munsi. Umugabo ushobora no kwibwiriza akamugurira imodoka, umugabo ariko se imodoka abagabo baranazigura cyane. Ahubwo abagabo benshi b'abanyafrika cyangwa se b'abanyarwanda tuzi typically bananirwa utu tuntu dutoya nk'utu, kubyuka akakuzanira indabo mu buryo cyari ryaba yumva nta gaciro bifite kuko atabikuriyemo. Ntago ari culture yacu. Rero kuko abagore batwara umwanya bicaye kuri televiziyo, arashaka kubyuka ibintu byabaye nk'ibyo kuri Telemundo. Kandi umugabo ntago afite umwanya. Umugabo ikinazi ni Al Jazeera, niyo mpamvu ya actinga. You know, you need akayigura. School fees z'abana yazishyuye. Stock mu rugo iri packed. Ukeneye imyenda urayifite. Ariko ibintu byo kuza ngo yikoreye indabo yazihishe gutya inyuma nk'umwana ntago babizi. None se nibyo bikenewe koko cyangwa hari ibyo abagabo badakora kandi abagore babikeneye biri utwo tuntu dutoya tw'abagore biganye nitwo ureba duteje ibibazo. Kandi aba bagore ni ukwiganana. Kandi icyo nshaka nkubwire, umuntu urimo kwigana yaguhisha uko yabigenze mbere, nawe yabanjije gukomerera iyo kose. Bimwe mubona no ku ma status aba yabipanze, havuga hanini birthday yanjye mereze 50,000 noganizinge birthday negure, yarangiza akaza kwipfuka ku maso ngo yiwe ngo umugabo yanunguye kandi niwe witunguye. Hanyuma rero Nyirahabimana akaza kurakara yuko we batamutunga umugabo atanazi nuko imusari birthday. Urumva iki kintu rero nacyo kiradukoraho cyo kwigana ibintu by'abandi. Kuko urumva nk'abo bantu twahereyeho biyahuye nuko aribo bamenyekanye, ariko hari kesi nyinshi twumva ko umugabo yafashe icyumba cye n'umugore afata icye. Urumva aba baniyahuye bihoye ubusa, urumva bari bakinaryamana mu cyumba. Abandi babageze kuri level umugabo afite icyumba cye n'umugore afite icyumba cye. Kandi abenshi baba ari abakire. Uribuka wa mukire ubundi twakozeho wo mu rusengero ahantu, agasohoka yavuze ko amaze amezi atagera no mu rugo, ugata urugo nka ruriya ukajya kurara mu turo cyangwa se mu tugeti ahantu hasa neza kuriya. Rero nicyo mbabwira, ibi bintu mubona byo twirukanyira burya byose
biri ku mahoro. Amahoro adahari etaje yakugaragarira nk'umwobo. Se wabonye uriya mugabo atarayihunze se. Icyo nshaka kugira inama abadamu bagenzi banje, cunganwa n'urugo rwawe. Kandi menya umuntu washatse uko ameze, uko ahagaze, status ye, ibyo ashoboye. Yego. Nusanga ibyo bintu atabishoboye, nubwo bishaka itware nk'utabirora. Ikibazo cyacu ntabwo tuzi kwirengagiza. Kandi abagore dusigaye twaramanuye imyaka, niba ari byo bita abanyarwanda gusubira imajimbwe, usanga abagore bose baramanutse. N'uwavutse muri 80 arashaka kwitwara nko mu 2001. None se kipinga age ntusaze hari icyo bitwaye ku erega gukipinga age ntusaze hano inyuma ntacyo bitwaye. Ikibazo ni ukubuza ko imyaka yawe ufite experience nyinshi ariko ugashaka kwitwara nk'umwana w'imyaka 16. Umwana w'imyaka 16 akeneye trip every birthday. And nawe ni kubishaka ufite abana babiri biga Green Hills. Umugabo wawe aragerageje nawe urimo uragerageza. Please hari ibintu wanamuhamagara ukamubwira uti uyu munsi nanyujuje imyaka 30 dusohoke ukabimwibutsa. Nubimwibutsa muragenda kandi nuza gupostinga kuri status umuntu araza kureba urwo rwanyara amahoro. Ariko kubera yuko batakubyukije ngo breakfast in bed. You see? Ibyo bintu nibyo bitwishe. Ibyo bintu nibyo byahanaguye umuco wacu. Ibyo bintu nibyo bitumye abagore bo badakora ibyo abagore bashaka. Erega umugabo bro ni umugabo. Reka ngubwire badatanga izo ke. Iyo maze kubimwigisha arazitanga. Ngewe nashatse kubabwira ngo ubundi umugabo ni umuntu utinda guhinduka. Niyo mpamvu ubona umukobwa n'umuhungu baza muri Kigali. Umukobwa ukamuha ukwezi kumwe akaba aritwara nka Beyonce. Ariko umuhungu kugira ngo uzamubone yarataye umuco w'iwabo birakomera. Bitwara igihe, bitwara ikigare gikomeye. Bitwara groupe ikomeye na groupe yahinduye umuhungu. Nk'ubu umwana akivira rwemasha ku myaka 25. Yego. Akaza muri Kigali kugira ngo uzamubone yapfumuye ugutwi bizamutwara indi myaka 5 mike. Nayo ni mike. Ariko umukobwa muhereza ukwezi uko araba yambaye inzara zireshya na hariya ibyo byo nta kibazo. Ariko uyu muco wose wa Amerika araba yawuzanye awubana nawo muri Gasyata. You understand? So reka to driving kuri ya point wambwiye ngo kuki abagabo badakora ibyo abagore bashaka, kuki batigana. Ubundi ndetse y'umugabo guhinduka biragora. Kandi ikindi ndashaka ngo mbibibutse, iyi siko yakuze abona ise atwara inka mu gatare akagarukana umwenda w'umugore. Urumva wenda yakuze abona ise basarura amasaka bakagurira abana imyenda kuri Noheli. Ubwizo ni ingero nanga z'ibintu abantu bigana bakuranye babona. Ariko ntago abona se abyuka mu gitondo ngaze yikoreye indabo azihishe ngamubwire I love you so much. Ntago ibyo bintu babizi. So this romanceness ya digital world barimo barayiga kubera yuko rero twebwe twihuta gufata. Reka twebwe tuba abarimu babo. Ndabahaye ibanga bimwigisha uyu munsi ubimwigisha ejo unamwereka ko bishaka unamwe ariko uziko mbona abandi bagore babahaye indabyo nkumva ndazishaka wazazinguriye bubu cyangwa se hani cyangwa se bebe cyangwa something bitewe n'ukuntu mwita. Ihindura narababwiye ngo abagabo bakunda abantu bahinduka abana. Urumva wigira umwana uti nanjye mba numva ariko nk'ubu mwanjye bazimaye nanjye namera gute. Iyo umugabo ufite common sense arabyumva ceceke ariko ejo azazigutunguza ziguhi. Urumva ko mamya ko ubushobozi bwo kuzigura ababufite n'ubushake yabugira ariko hari yabona atari na priority. Waba yumva kuba yishyuye abonoma ya TV nsiko mubyita amazi wasake yabishyuye murarya neza aba yumva ibintu ibindi nanubwo abanabyibuka murabarenganya kandi abafite ukuri. Kugira ngo ibyo bivuze ubuzima bwahagarara. Ariko urabona abagore ibyo byose abirengaho. Umugabo yaza yamufata agasanga mu buriri ameze nk'imvubu nabuja kubera yuko bataguze keke y'ibihumbi 10 ariko bills zo mu rugo z'ibihumbi 500 ziri cleared. Ubwo se murumva harya mba mbogamiye abagabo gusa ahubwo mashaka ngo abagore bige gutwara neza babatware nta kintu batabakorera. Urumva byanze bikunze abagore yego bashobora kwivumbura cyangwa bakarakara ariko hari ibyo bivumbura bikarangira bibasenyeye nk'ibyo twavuze. Nk'ubwo umugore wishe umugabo we yahuye umugore ahombye umugabo.
abo bo ndumva bararenze urugero ariko n'abatararenga urwo rugero rwo kugera ku kwiyica urabikora gutyo wowe uzi ubwo ngubwo ngo ndashaka ngo abagore tugire ubwenge turebe aho isi irimo kugana urumva abagabo si bo bubu amazi hari ukuntu yarenze inkombe hari abadafite umwanya wo kukwinginga afite amafaranga ye afite uwo yasize kuri ofisi njya mbabwira ko aba bakobwa bakorana n'abagabo bacu ari abantu bibyegera rero ibyo ngibyo ugize amahirwe aragufata haragushaka warangiza ukiraza i Nyanza se ku mugani buriya umugore ntabwo yaba ari gutiza umurindi ushaka kugenda ari n'igihe umugabo bariya abakobwa bo mu biro baba bashaka kumugusha akabirengagiza kuko mu rugo afite umugore umugore yageze mu rugo akamukatira abamusunikira bariya araza yaraye ubusa arebe hariya umwana break time baraza kugenda y'amafaranga yagahahiye urugo rwawe arangirire ku mukobwa udafite gahunda none mwaretse mu kubaka kandi mugakomera kandi mugarika kuba abana kandi ibi bintu byose mubona nago umuzungu nivuga ngo there is no success on a silver platter nago ibintu bizaza nk'ukuntu bitekereza ngo byose byorohe kuko bakubwiye ngo urugo ni paradizo nawe ugenda ugira ngo ni paradizo niwirakaza ugira ngo barakwinginga hari igihe uzirakaza buri kukwinginga wewe wenyine unisubize no muri mood yes bijya bibaho umugore akirakaza akabona wapi ntacyo bikoze akaza kwitunganya umugore yawe ari umunyabwenge umunyabwenge arabireba akabona ntibamwitayeho akongera akarema moment kandi muri icyo nkundira abagabo ngewe icyo mbwira abagore uyu mugabo nubona ko kuba ushaka ngo gusaba imbabazi akanga wowe ukongera ukitunganya ukamugororera ukamutekera yazana za serivisi ukazimuhereza nk'ukuntu azishaka araza gukora exactly ibyo washakaga azaza no kwicura akubwira ati mbabarira akubwirira twa tugambo twiza akujyane no kuri shopping utamusabye kandi igihe wabishakaga niyabikoze ariko mwige kwirengagiza kugira ngo mubakoreshe no kwihangana birajyanirana birajyana ubundi kuba umugore no gushobora iyo udashoboye iyi project ntuzayinjiremo kuko izagutera depression izagutera inkovu idashira uzi icyo nangira uyu mushinga w'urugo ndawukunda pe ariko ikindi kintu kibinwangira ugutera inkovu itazashira inkovu yo kuva mu rugo nirangira n'ugiye kugushaka agushaka ugeretseho CV ngo warasenye warananiwe nawe uzigera hagara ngo mama ngo nubwo yananiwe nuko umugabo yamucaga inyuma iyo rero ihora ari inkovu kandi iyo usenye ntabwo abantu bita ku cyabiteye niyo waba minisitiri baravuga ngo ni minisitiri w'urwego runaka ariko nta rugo cyangwa se yavuye muri rwa rugo urugo rwaramunaniye ukuraho ikosa gatoya batari ubundi uriya wananiwe urugo aha yahashobora nicyo kibazo nicyo nshaka ngo buri muntu ushaka kwinjira muri uyu mushinga ngwino umaramaje uze for better for worth mu byiza no mu bibi kandi izi ndahiro mwikoresha muzi nizo zitugaruka utarazirahira abanza wicare uzitekerezemo uvuga uti se koko ko uvuga ngo nzakubahisha umubiri wanjye n'umutima wanjye wose wowe iyo wicaye wirebamo kubaha gupima kangahe ku ijana niwumva grafu iba yazamutse kongera ikamanuka banza utuzi izamuke neza ibe straight kuko uzagerayo yigonde bagusohore utahana inkovu y'ubuzima bwawe bwose ubwo ibanga ni irihe umuntu yakoresha kugira ngo agume muri ruriya rugo muri uyu mushinga ni ukuza wiyemeje si uwo mufatanyije atiyemeje erega n'abagabo nubwo abagore bajya bavuga ko bavugira ukabihakana n'abagabo hari igihe bagera mu rugo bagatesa abagore bakabasitiresa bakabahohotera mbega umugabo akamubera mubi pe njyewe sinjya mvugira n'abagore gusa sinjya mvugira abagabo gusa impamvu abagore mba nashaka kubatetesha nuko aribo bayoboye uru rugamba ubundi birakomeye pe abagore bazima barananirwa nabo ariko isi ushyize ku ijanisha izi ngo ubona zihagaze ni abagore bakomeye ntabwo ari abagabo bakomeye cyane ni umugore uzi kwirengagiza ni umugore uceceka ni umugore wihangana naho buri gakosa kose nushaka ngo kukira fagitire nabonye aho yaturutse kubera icyo utanyeretse ibi amafaranga wohereje iwanyu ko utambajije ugashaka buri bintu byose kubimenya urananirwa ubundi umuntu wubaka wese yigize nk'ikigori yigize nk'ikizongo yigize nk'umuntu bidafataho ubu wo gushyigikira no kwemera
kandi iyo wamaze kwishyiramo iyo character icyo mbabwira ugeza aho ugatsinda umugabo wawe nabe yanakoresha n'igihumbi atabanjije kukubaza abagore barahari bashobora gutanga ubwo buhamya gusa se umugore ntabategeka umugabo aba yaramwubashye yamara kumwubaha umugabo akamutwara nk'urubavu nk'umufasha noneho bikagera n'aho bigera umugabo akaba umwana umugore akaba umubyeyi yahembwa akavuga ati ariko noneho kandi n'ubundi arabizi aho amafaranga asanzwe agera arabizi ko bahingisha arabizi ko b'investinga arabizi ko babika ariko ibyo byose akaba atabikora atabanjije kubaza Jessica wo kwa runaka baza none se mama Junior harya amafaranga tuyagenze gute kavuga ati banza ukuri 50 bigende gutya twishyure y'amazi ubwo se ako kanya ninde ubutegetsi n'umugore ubutegetsi kandi mu izina ry'umugabo ibyo rero tunanirwa ibyo rero abagore barabyifuza ariko ntibabibona impamvu batabibona ntabwo babikorera ariko ibi bintu birakorerwa ntabwo waba ukinjira mu rugo umwaka umwe ngo wespectinge ko ibi bintu mvuga bizahera ko bitungana ariko nibyo you see utangira kuri scratch ugatangira wigisha utangira urera kandi ubwo burere bwose duhereza abagabo tubucisha mu kubaha kumwereka yuko ibintu byose ari ubizi ngituye nibyo ariko how do you see yavuga ati wowe utiyego nta kibazo bigenda uko ubishaka byamara guflopinga ukamwicaza ariko narakubwiye ko aya mafaranga iyo tuyashyira hariya byajyaga kugenda gutya na gutya wambabariye next time twahembwa tukabigenza gutya azemera kuko wabanjije kumureka umugabo hanyuma ejo nareba ko igitekerezo cye cyari gikeneye ubufasha bw'umugore azazamura ubw'umugore bujye hejuru bushyigikira amafaranga y'umugabo ndetse n'ayanyu ariko ibi bintu nubwo bigoye ariko ubundi iyo wamaze kubishyira muri system birashoboka just reka dusoreza aha ubutumwa urabutanze kandi ndumva bwari bwiza abagore bafite ingo ziri nayo kango mu manegeka ariko sugo sinabavuze nabira ziri mu bibazo bihangane n'abagabo bihangane ariko bajye bumva inama nyinshi n'izayo gusa n'izo kwa padiri n'izo kwa shehe n'izo kwa pasiteri n'izo mu muryango kwa muzehe no kwa mukecuru hanyuma abantu bubakire kuri principe ko mwabivugaga ku mahame bagire ibyo bagenderaho bagira umurongo bagira ibyo bemera abantu bo kubaho just ngo reka nubake n'ibyanga nzabisenya babeho nyine bafite ibyo bemera bafite kwihangana hanyuma turebe ko twagira ingo zirambye kuko divorce mu minsi ishize nabonye ngo ziruta abantu basezeranye ubundi uzi ko abantu basezerana ni benshi cyane ariko batandukanye baruse basezeranye ubwo si bizaduteza ikibazo mu minsi iri imbere abantu bakaba batakinashaka cyo gusanga abantu benshi ari abasiribateri cyangwa ari abadivorce cyangwa nta n'ufite future yo gushaka at all gusa reka twihanganishe abantu bari muri izo ngo ukuntu barizuze ngo z'amanegeka ntabwo ari amanegeka ariko uyu munsi ushobore kuba waraye wumva ugacyuka ugahambira ugataha ndashaka kubwira ngo hold on uyu munsi urabona urwo rugo rwaka umuriro ariko ejo uzicara utanga ubuhamya ushima Imana ugira umuntu ukomeza uti nuko zubakwa mwemere kandi ndashaka ngo urugo rwawe wongere urugirire urukundo nubwo ubona nta mpamvu ifatika ariko impamvu ya mbere ifatika nuko iwanyu bazi ko uri umugore wa runaka iyo ni impamvu ifatika nuko iyo uciye ku nzira umuntu akakubona n'impeta ku rutoki aguhereza icyubahiro avuga ngo uriya ni umugore wa runaka byonyine kuba uri umugore wa runaka iyo ni intsinzi wagezeho please ihangane iyo ntsinzi izabyara ubundi butsinzi buretse gusenya n'abari hanze ntabwo borohewe nawe urimo kujya uwo muriro usize aho ngaho wasanga umuriro usize aho ngaho ucumba umwotsi ariko uri hanze ari ikibatsi so ndabinginze mureke twongere twihangane kandi ukubaka ntabwo mbizi cyane ariko icyo nzi pe bishoborwa no kwihangana naho uzajya hari marayika kandi ntabwo uzigera ubu mu manseri ibyo bintu mujye mubyishyiramo muri bibiri uko uzasohoka kwa Isa uzagera hariya usange serimene none we uteye ubwoba so ihanganira aho ngaho huri hari abari hanze barimo bifuza kugera aho uri can you maintain that it is possible ihangane none ongera wihangane wubake ejo tuzavuga ngo uriya ni umugore wihanganye akomeza urugo rwe ndetse hitwa kwa runaka kubera imbaraga zawe Imana ibarinde.
Mu gihe benshi bemeza ko akazi kabuze ndetse na business nyinshi zitakibyara inyungu, ikigo Premium Construction Group kibafitiye amahirwe y'ishoramari mu bwubatsi rikemura icyo kibazo mu buryo burambye. Tugufasha gutegura umushinga w'ubwubatsi ku buryo kwinjiriza agatubutse buri kwezi. Mu gihe udafite ubunararibonye bwo gukurikirana uko inyubako yawe ibyazwa umusaruro, turabigukorera wowe ukinjiza cash mu mutuzo. Niba udafite ubushobozi buhagije bwo kubaka inyubako ikwinjiriza agatubutse, twagutekerejeho. Tugufitiye uburyo bwo gushora make ukunguka menshi binyuze mu kubyaza umusaruro izubatswe n'abandi cyangwa no gufatanya n'abandi mu kubaka inyubako ihuriweho. Mu bwubatsi kandi tugufitiye serivisi zose wakenera zirimo gutegura imbata y'inzu, impushya zo kubaka no kukubakira, kandi byose biherekejwe n'ubujyanama bw'umwuga. Wifuza ko tugufasha, duhamagare kuri 07844257 cyangwa kuri 0785598046. Ushobora no kudusura aho dukorera i Remera ahateganye na Nesa. Premium Construction Group, korana n'impuguke uzigama hazaza.